Kambasuhuze kandi mbahe n'ikaze mwese mukurikiye Umutaka TV, mbifurize igitondo cyiza cy'umugisha kandi mbasabe gukomera no kwihangana muri ibi bihe bitoroshye ubwo tuwabuze umuvandimwe umuhanzi twakundaga. Ndabizi benshi nyine ntibyoroshye. Ni inkuru y'incamugongo rero yatangajwe kuri uyu wa 18. Ni inkuru igira iti umuhanzi Brabyo cyangwa se umuhanzi Buravan cyangwa se Yvan Bravan yitabyimana mu rukerera rwo kuri uyu wa 17 Kanama umwaka wa 2022 aguye mu bitaro byo mu Buhinde aho yari yaragiye kwivuriza. Mu itangazo ryasohowe n'abashinzwe kureberera inyungu ze bahamije ko Buravan yazize indwara ya kanseri yaramaranye iminsi. Kuva yasohora indirimbo iheruka yise Big Time, Yvan Bravan yahise afatwa n'indwara atangira kwivuza tariki ya 2 Nyakanga uyu mwaka. Nyuma y'icyumweru ari kwivuriza mu bitaro byitiriwe umwami Faisal, yaje gutaha. Icyo gihe yavugaga ko yiyumva nk'uwakize rwose, ariko nyuma y'iminsi mike hakiriwe indi nkuru yuko yagiye kwivuriza muri Kenya. Kuva icyo gihe inkuru z'uburwayi bwe cyangwa se inkuru z'uburwayi bwa Buravan zakomeje kuba mbi cyane, ndetse umuryango we keshi ugahamya ko icyo ukeneye ari amasengesho ku mwana wabo kurusha gutangaza uko ameze. Nyuma y'iminsi yivuriza muri Kenya, Yvan Bravan yagaruwe mu Rwanda hatangira gutegurwa urugendo rwo kujya cyangwa se kumuvuriza nyine mu Buhinde, aho yajyanwe mu ntangiriro za Kanama 2022. Mu rukerera rwo kuri uyu wa 17 Kanama 2022 nibwo byamenyekanaga ko nyine yitabye Imana. Ati tubabajwe no gutangaza urupfu rwa Yvan Bravan rwabaye muri iri joro mu Buhinde aho yari ari kuvurizwa kanseri y'urwagashya. Yvan Bravan ni umuntu wasakaje ibyishimo kuri buri wese wari hafi ye. Yashishikarije twese gukunda igihugu cyacu n'umuco wacu, akaba ari ryo jambo nyine Yvan Bravan yavuze. Yvan Bravan yavutse mu mwaka Yvan Bravan yavutse mu mwaka w'1995 igikondo. Se yitwa Burabyo Michel na nyina akitwa Uwikunda Elizabeth. Ni bucura mu muryango wabo. Amashuri abanza yigiye igikondo ku kigo cya Petit Press, ayisumbuye ayakomereza muri Amis de la Colombière. Yahise akomereza muri kaminuza y'u Rwanda muri college yigisha ubucuruzi, itumanaho n'ikoranabuhanga. Yes, ni inkuru rwose itoroshye kuyivuga, nanjye ubwanjye byankomereye cyane. Hanyuma rero yatangiye kuririmba mu mwaka wa 2009 akiri muto cyane, kuko yari afite imyaka 14. Umuziki nk'umwuga yawutangiye ku mugaragaro mu mwaka wa 2016. Abanyarwanda nabo bamukundiraga nyine ibihangano akora, bakira na yombi ibihangano bye. Yaririmbaga injyana zirimo R&B, solo na Afrobeat. Indirimbo ye yakoze yamenyekanye cyane ni yitwa Urwo Ngukunda. Urwo Ngukunda rero yahuriyemo na Acoustin, nyuma akurikizaho Malaika, I have Malaika, urayizi cyane. Yahogoje imitima y'abanyarwanda, abakunzi b'umuziki nyarwanda, inshuti z'u Rwanda n'abandi benshi. Niwe muhanzi mu Rwanda wenyine wabashije nyine kwegukana igihembo cya Prix de Corvette Alfier mu wa 2018, bimuhesha amahirwe yo gukora ibitaramo byinshi hirya no hino ku isi. Mu ndirimbo yakoze zatumye yarushaho kumenyekana cyane, twavuga nka Cyber, twavuga nka Garagaza, Kunkunda nyine, twavuga nka Oya, Just Dance n'izindi. Album ye yaherukaga gukora nyine niyo yise Twaje. Mu gihe indirimbo ya nyuma asize akoze ari yiswe cyangwa se yayise Big Time.
abakunzi b'umuhanzi Yvan Bravan, abahanzi bagenzi be bo mu Rwanda no hirya no hino ku isi mu mahanga, abanyepolitiki n'abandi bose bashenguwe n'urupfu rwe, bamwifuriza iruhuko ridashira. Let's in peace. Yes, nitwa Jolie nk'ibisanzwe, musabe rwose gukomera kandi uvuga uti nta kundi nyine nuko nta kundi rwose ku isi turabashyitsi tubaho tukagenda gutyo nyine, niko umubiri uteye. Reka twihanganisha umuryango we ndetse dukomeze n'abasigaye. Ngiye nitwa Jolie, uyu ni Umutaka TV, kora subscribe niba utarabikora ndetse ukande share uhereze n'abandi bamenye byinshi. Ngiye nitwa Jolie, umuhungu w'abanyarwanda, Mr Mike next dream boss TV, Mr Humble the reason why. Ese murahari? Yes, uyu ni Umutaka TV, gira uti nkunda u Rwanda ruzira urwango, rwuje ubwiza buzira ubwiru. Nitwa Jolie na hutaha.